Kongeye kubaha ikaze kuri Life of Gospel, tubahaye ikaze nkuko mwabonye twaje hano i Nyamirambo ku rusengero rwa Adventiste, aho abakurikiye Yesu bari bafite concert, igitaramo cyabo biziza imyaka 32 bamaze bari mu murimo. Igitaramo bakize ngo ni Thanksgiving, ubundi mukomeze muryoherwe. Uri mu gitaramo cyakorera abakurikiye Yesu, ni igitaramo wabonye uti? Igitaramo cyakurikiye Yesu, igitaramo cyaryoshye cyane cyangwa se cyabaye cyiza. Yego. Ugereranyije nuko tutari duherutse igitaramo cya Dimanche. Yego. Wongeye kutugira ibihe byiza. Byari bimeze neza, ni igitaramo giteguye kandi kirimo abantu, kirimo amakorari azuririmba. Cyari kimeze neza cyane. Ari abantu babonaga ubwinshi bw'amakorari bakunde ko igitaramo cyagenze gute mu mboni zawe? Ngira ngo hari protokole, hari byinshi wagiye ubona, abantu wagiye winjiza, wagiye wicaza, mu mboni zawe ni igitaramo kimeze gute? Murakoze cyane. Urebye igitaramo gitegurwa cyangwa kivugwa cyamamazwa, abantu benshi bahize gushidikanya kubera amakorari menshi yari arimo, bakavuga ko buri ari ibintu byo gutumira abantu ariko batazaririmba. Ariko turashima Imana ko byagenze neza, navuga ko ari 100% cyangwa 99%. Yego. Hari ukuntu byari biteguye, amakorari yaririmbye, nta korari itabonye indirimbo zihagije, ndetse n'ikigeretse kuri icyo n'abizera babonetse ari benshi. Ni mu bantu bakoze protokole, kwicaza byari ikibazo, uraho wicaza abantu bashaka kureba neza, banazindutse. Ugereranyije n'umubwiriza mwiza, amafaranga turayabona, umugambi wagezweho kuri 65%, ubona ko nta kibazo bitwaye. Nubwo bataraduha raporo, ariko ugereranyije bigaragara amaso birasa neza, birateguye. Amakorari yagerageje kwitabira kino gitaramo wayabonye ute? Kuko na amakorari y'ubukombe gusa, twahabonye abahamya ba Yesu, twahabonye babwire Yesu, Right Family, abatwara mucyo n'aya makorari n'ay'ubukombe, na amakorari twabwira abantu dute? Okay, aya makorari ni amakorari bateguye kandi bari banubushishozi, arazwi mu gihugu no hanze yacyo. Ikorari zamamaye, kuba zari nyinshi, kuba sonorizasiyo yari hari, ibyo bituma korari ririmba neza. Zose nta yasibye, ndetse bazira igihe, zikurikirana neza. Urebye na stage yari imeze neza kuko korari zaririmbaga pe, ureza akanyuru. Tujye kuri protokole, ni protokole yari imeze ite kuri imiteguro y'ikino gitaramo? Protokole bivuze neza kuko korari nyine abakurikiye Yesu ni korari nkuru. Yego. Ikuri ibintu byayo kuri gahunda kandi bayateguye. Yego. Kugeza ubu nta kintu nabashinja, protokole yari isa neza, yambaye neza, ndetse bari mu mwanya wabyo, akazi bashinzwe bagakoze pe. Yego. Bimeze neza. Hari agasinye bakoze ko gutonda umurongo ariko bakurikije imyaka bamaze 32. Nubuhe budasa wabonye muri karakara? Nida nivuge ngo rikorari maze igihe kandi zibyikora, izwi mu mujyi no hanze yawo no mu nkengero hose iramamaye. Ntabwo rero korari iba yarageze kuri urwo rwego ibije kinakina kuri stage, ahubwo izibyikora. Yakoze ibintu byiza, bitungura abizera nk'abantu bakuru kandi bigenda neza. Turashima Imana ku bwabo, bari bahumugisha. Abahamya ba Yesu ni kimwe igiye byibuza muri kino gita, kuko birashoboka aho tugenda turiga, uko tugera mu muhanda turiga, ariko twavuga ko abahamya ba Yesu ni iyihe shusho mwabonye muri kino gitaramo? Twabonye mufite na sonorizasiyo nziza cyane, ni namwe twavuga sonorizasiyo yakozemo yari iyanyu, ariko birenze ibyo ngibyo ni iki mwigiyemo kuvuga ngo abahamya ba Yesu twiza aka kantu? Ibyo kwiga byo hari cyaba ari byinshi umuntu afite ko yabirebye, kuko ntabwo korari bayaje no kwiga gusa, bayaje no gushima Imana ikundiraho. Ni byinshi muri detail, ntabwo nabona uko bisobanura, ariko icyingenzi ni uko dushira hamwe kandi tukumvikana. Ntabwo burya twaje tutumvikana ngo turukubigiraho gusa, ahubwo no kujya inama. Cyaba kitagenda neza n'ubundi twabasanga cyangwa no bakadusanga tukajya inama, kuko no mu buzima busanzwe abantu baba inshuti. By'umwihariko korari ni korari, abakurikiye Yesu ni korari, twumvikana, twumvana, nta kibazo kibirimo. Ibya detail byo byaba ari birebire cyane. Zawadi, uri umuhanzi, ngira ngo duruka kubona indirimbo yawe mu minsi yashize. Niki Zawadi aduhishiye mu minsi iri imbere? Murakoze. Nicyo kintu ni cyiza cyumvashije. Ndaha nk'umuririmbyi wakorera abahamya ba Yesu, ariko by'umwihariko nkaba n'umuririmbyi ku giti cyanjye. Maze gushyira indirimbo zigera muri 2 hanze. Abantu babizi n'abatabizi nagira mbamenyeshe ko ziri kuri YouTube. Amazina ni Mukamana Zawadi nkoresha kuri YouTube. Bakomeza bakore subscribe nk'ibisanzwe. Ariko nyuma y'izo ndirimbo zagiye hanze zimaze n'igihe kitari gito, mfite n'izindi nyinshi zitandukanye bitari kera. Hari akandi gashya mbafitiye muzabyumva cyangwa munabirebesha amaso yanyu, mukomeze kuba hafi yanjye. Yego, twabonye hari indirimbo yahurijwemo abo twakita ibyamamare wakoze, siko twabivuga, ni twabita ibyamamare mu minsi iri imbere aha ngaha.
tuzitega indirimbo imeze nkayo cyangwa yego Okay, murakoze. Ntabwo ari byiza ko mvuga ibintu bitaraba ko mbyumva. Yego. Ahubwo mwagira amatsiko mwebwe mukazabibona bitewe nuko wakiriye iya mbere iya kabiri n'iya gatatu ukazabigira nyo bishatse. Yego. Ariko ubusanzwe zose ni nziza kandi zitubarika kuzabona mu ijuru. Yego. Nicyo nanjye mbifuriza. Yego. Bazabanayo. Yego. Nicyo wasaba abakunzi bawe umunsi bari kutwumva ndabizi barakuza ari benshi nicyo wabasaba? Abakunzi bo ndabafite nta n'umwe utabagira ariko njye ndashimira abanjye ngira abantu bankurikirana bo nzi nabo ntazi ndashima Imana ko mubikora kandi nkabikorera ndahari ku bwanyu ariko ndongera mbararikira ngo mukomeze mumfashe gukora subscribe, like, share na comment bitandukanye mufashe kuzamurana mu murimo w'Imana inshuti zanjye ntimukagire ngo mbanabirengagije mba mpari ku bwanyu wambana mu nzira bansuhuza biremewe hari abo duhura bakamvugisha hari abandi bavuga ko banzi muri korari hose birashoboka nkunda umurimo w'Imana kandi nkunda n'abantu bayo ni byiza rero ko tuba inshuti tukanamenyana tugakomeza tukaganira tugakora mu murimo w'Imana murakoze cyane Zawa durakoze cyane ku mwanya uduhaye kandi Imana ikomeze kuguha umugisha aricyo ubutumwa bumva twabahereza abantu nukongera gukora kuri subscribe nicyo ntakibagirwa kubabwira mukamfasha gusharinga indirimbo zanjye harimo amagambo meza akomeye ndetse yabafasha mwese bitavuze ko birangira ku murimo wanjye wo ku giti cyanjye ahubwo mukibwana korari izi korari zose mureba ngazi bazavunitse bakora umurimo utoroshye kubatera inkunga kubashyigikira nibyo bituma bazamuka kubese dufashanye umurimo wa data nazaza tuzabone no mu ijuru yego ngira ngo hari abantu baba bazi Mukamana Zawadi twibutse nko mu ndirimbo yawe nubwo yaba ari amasegonda 30 imwe mu ndirimbo abantu bashobora kumva bati niyo koko niwe turamwumvise yawe kubera ko ndahantu wenda n'urusaku rwinshi ijwi baraza kuryumva nta kibazo babwira akarimba kamwe nabanje ariko katumye amenyekana cyane kavuga ngo sinzicuza oya sinzicuza kugumana nawe kuko binisha amahoro nzaririmba nzarizirwa kuko ndimu ishingizi bw'ijuru oh Yesu bana nanjye uba muri wowe n'umunezero reka tubwire abantu ngo ntabwo tuzicuza Zawadi thank you mujye kuri YouTube ya Mukamana Zawadi wandikemo sinzicuza bayi Mukamana Zawadi ibyo birahagije reka tubashimire kandi tubasezere wakoze cyane amen mumaze imyaka myinshi muri uyu murimo agira ngo muri uyu murimo by'umwariko mwirumva gute guperforminga muri kino gitaramo iki gitaramo cyatunejeje cyane cy'imyaka 32 imyaka myinshi cyane mu murimo kuko ari benshi basubiye inyuma abandi bakabivamo ariko turashima Imana ko bose bakibirimo neza ngira ngo muri umwe mu bantu bagize UGF nubwo utari umuyobozi ariko UGF tuyumve gute abantu UGF ni Unity Gospel Family icyo bishatse kuvuga mu cyongereza ariko ni abantu bashatse kuvuga ubutumwa bihurije hamwe yakoresheje kugira imbaraga yego ni igitaramo wabonye gute nubwo mwakitabiriye mwaririmbye kandi mwarimbye neza cyane ariko ni igitaramo mwabonye gute nka Light Family mumaze imyaka myinshi muri uyu murimo iki gitaramo cyari igitaramo cyiza cyane ku buryo cyitabiriwe n'abanyamahanga benshi ndetse n'abashitsi benshi cyari igitaramo cyiza cyane kirenze ubwenge bwacu yego Light Family tubitegeye iki mu minsi iri imbere Light Family muri iyi minsi guteganya ibintu byinshi ibintu by'ibitaramo amavuna ibintu nk'ibyo byinshi cyane yego reka tubashimire cyane Imana ibaho umugisha kandi mugire n'amahoro y'Imana murakoze cyane amen yego namwe mu makorari akomeye wigeze kubikomozaho ndetse unabigarukaho cyane ngira ngo hari muri reka tumubohore nabyo na Jacques twaturimo turaganiraho Jacques ndetse n'umutoza mwese muri twavuga ko muri inkingi ya mwamba mu buryo bw'imiririmbire nubuhe budasa twabwira abantu muri kino gitaramo nk'umwe mu bateguye igitaramo ariko umuririmbyi wakorariye abakurikiye Yesu nubuhe budasa twabwira abantu muri kino gitaramo iki gitaramo cyari gifite ubudasa bwinshi icya mbere nuko iyi tariki itazagaruka ubutumwa buhavugiwe ubwo buratambutse ikindi nshimira Imana ku ruhare rwanjye kubona korari ikora igisana anniversaire imyaka 32 nkaba ngihari naratangiranye nayo ngifite imbaraga
nabyo ni ubudasa, nabyo mbishimira Imana. Yego muyobore, reka dusoreze ahangaha kandi tubashimire cyane, tubabwire ngo ibindi bintu bigiye bitandukanye, ibikorwa bitandukanye byakorewe abakurikiye Yesu, twizere ko nabyo biri nibe mudutegurira biri imbere. Usibye iki gitaramo hari ibindi twaba twitegura? Turabategurira ibintu byinshi cyane. Ubu murabona twari dukoreye aha mu rusengero, turabategurira ibitaramo. Noneho ubu tuzabahamagara tubabwira tuti nimwumve ko ya mafaranga mwatanze na ya makuru itangazamakuru ryatanze ko bya byuma byabonetse, mwumve niba bataduhereyeho, niko basiga bavuga mu mvugo z'ubu, mwumve koko niba biri gusoundinga neza. Ibyo nabyo turimo turabitegura, kandi turimo gutegura amavuna tugomba gukora mu mwaka uri imbere. Turategura ibitaramo tugomba gukorera muri stade birenze iby'ubu, turi gutegura ibintu byinshi cyane ntatangariza hano. Reka tubashimire cyane. Jacques wakoze cyane, ngira ngo watubereye. Hari icyo wabaza umuyobozi? Reka mubaze Elisa. Yego. Imyaka umaze igihe nkuzi uririmba kera, uririmba basi kandi ibyibushye, nkurikije nuko nakumvise uyu munsi basi yawe ntaho yagiye. Elisa, ni irihe banga ryagufashije kugira ngo uyu munsi wa none uba ukibasha kuririmba nk'uko waririmbaga mu gihe cyashize? Ibanga rero nta rindi, ni uko mbikunda. Ikindi kandi burya nigeze kujya gukora ikizamini cya seminari ngo njye kwiga iby'ubupadiri, izina ryanjye rikinsohoramo, padiri aransora. Ibyo rero byatumye numva nshaka kujya mu bikorwa by'abadivantisite by'ukuri. Rero njye kuririmba ndabikunda, kandi imyitozo ndayikora. Gusa ntibazakubeshye, burya imyaka ntabwo yihishira. Burya niyo mpamvu ngenda mparanira ko munsi yanjye haba nibura bari munsi y'imyaka 30 baririmba ijwi nk'iryanjye mu majwi yose. Niyo ntego yanjye. Burya muba mubona ko harimo n'abana bato, kugira ngo ejo mu myaka 50 twongera gukora wenda yubiri imyaka 50, mutazasanga ari abantu bagendera ku kibando cyangwa baririmba amajwi ukumva asunikiriza. Korera abakurikiye Yesu izajya ihora ari uko muyibona, izahora ari update mbese. Murakoze cyane. Yego yego. Kubona turi i Nyamirambo ku rusengero rwa Adventiste, aho abakurikiye Yesu bakoreye igitaramo cyabo bizihiza imyaka 30 n'ingahe hari 32 bizihiza imyaka yabo 32 bamaze muri uyu murimo. Turi kumwe na perezida, reka atubwire imvamutima ziwe nyuma y'igitaramo. Turashaka kumenya imvamutima za nyuma y'igitaramo, wabyakira ute, wabibonye gute? Ese ibyo mwitegaga n'ibyo mwabonye? Murakoze cyane, turabashimiye kuba mwadusuye muri iki gitaramo. Ikibazo mbajije rero, umva twishimye. Mbere na mbere twari dufite impungenge ko imvura ishobora kugwa ikabivanga, ariko babonye ko habaye umucyo. Ikindi amakorari twatumiye ntabwo twarishobora ko bose bashobora kuza, kuko Satani agenda asana kidobya, ariko babonye ko yose uko twatumiye yaje. Abantu burya ugize igitaramo abantu ntibaboneke wagira ipfunwe, ariko babonye ko abantu ni benshi, bari benshi. Rero twashimye Imana kandi twishimye. Amen. Imana ibamugisha cyane. Nkuko mwabibonye ko mwagiye mubyamaza kenshi, mwagiye mutuvuga ko ari Thanksgiving, igitaramo cyo gushima Imana iyo myaka yose mumaze muri mu murimo, ariko harimo n'akantu ka fundraising. Ese intego yanyu, ese ibintu mwabipanze byose niko byagezweho? Ntabwo byagerwaho 100%, yego, ariko icyo gushima Imana imbere y'iteraniro byagenze neza, kuko nicyo byari nyamukuru. Ariko kubyinkunga ntabwo ubukungu bwifashe neza, ntabwo ndabimenya iyo batanze, ariko ntabwo uko twabitekerezaga byagezeho. Ntabwo turabishimira Imana. Sonorizasiyo zabonetse tuzaziheraho tuzongera. Nyuma y'igitaramo cyiza mweretse abakunda indirimbo za gospel, abakunda ijambo ry'Imana, abakunda gusenga, ndetse by'umwihariko abakunda bakurikiye Yesu, twitega iki gishyashya mu minsi iri imbere? Mu minsi iri imbere twitege ko hari byinshi tubateganiriza. Urabona umwaka urashoje, turi hafi gusoza. Nidutangira undi tuzagena izindi gahunda z'umwaka, ariko duteganya kuzakora ivuna, tuzavuga ubutumwa ahantu hatandukanye,
kandi tubateganije n'ikindi gitaramo mu mwaka utaha. amen. Ku makorari yabasuye ese uko mwabiteganyaga ko abo mwatumiye bazaboneka nibo baje cyangwa se barakara ko hari ababatengushye? Aho ya makorari yose yaje, uko twatumiye yose niko yaje. N'iki wabwira abadukurikiye, abakunda bakurikiye Yesu? Abakurikiye Yesu turabashishikariza gukurikirana ibihangano byacu. Donc indirimbo zacu ntabwo tuzikoresha kugira ngo dushake amafaranga views, ahubwo ikiba kigenderewe ni ukumva ubutumwa buzirimo. Rero muzikurikire no kuri televiziyo Izuba tuzazizanaho zose, ndetse no kuri channel yacu twabakurikiye Yesu Family, izo ndirimbo zibonekaho. Rero turasaba abadukurikira ko bajya basura urubuga rwacu bakabona ubutumwa dushyiraho. Murakoze cyane. Ngaye nguko rero nuko byagenze aho twasuye abakurikiye Yesu bakora igitaramo hano i Nyamirambo ku rusengero rwa Adventiste. Hano yitwa gute? Urusengero rwa Adventiste munsi wa karindwi rwa Nyamirambo. Ngaye nguko mwabibonye twasuye abakurikiye Yesu hano i Nyamirambo ku rusengero rwa Adventiste ruri mu marembo neza ya Rafiki Club. Byari ibyishimo gusa, byari umunezero. Uramutse utabonetse wanyarukira kuri YouTube channel yabo ukareba uko ibintu byagenze. Ngaye nguko rero dushime mwebwe mwese mudahwema kubana natwe, mudasaba kutwereka urukundo. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Intumwa z'ubushake. Ariko uyu munsi wa none urimwe mu baririmbyi ba korari twavuga nshya nayo ikora umurimo w'ivugabutumwa ku itorero rya Kanombe, kugira ngo wayitubwira nayo abantu tukayimenya. Korari bita Nehelot Singers. Nehelot Singers. By'umwihariko ni korari imeze uyu munsi wa none? Ni korari isa nkaho nayo irimo kugerageza kuzamuka kugira ngo isatire bakuru bacu bamaze igihe kinini muri iyi nshingano. Kore igitaramo cyakorewe abakurikiye Yesu ni igitaramo wabonye utengira ngo wakitabiriye, niyo mpamvu turi kuganira. Igitaramo wabonye ute? Icyambere nuko nabonye ko ni igitaramo cyashatse kutwereka ibihe bya kera byashize. Bazanye amakorari yo hambere bagerageza no kutwibutsa imiririmbire y'igihe cyashize, kandi mu by'ukuri ukurikije imiririmbire y'igihe cyashize n'iyo ngubu birahabanye cyane. Basa nkaho wongeye kutwibutsa igihe cyashize. Yego. Ariko cyari kiryoshye cyane, by'umwihariko nakibonyemo n'abantu nakwita abaririmbyi ba kera bafite impano zo kuririmba. Yego. Nababonyemo mu buryo butandukanye, benshi bagiye batandukanye bagaragaye mu gihe cyashize. Hari abantu benshi babonye ubwinshi bw'amakorari bakumva ko batarabasha kuririmba. Icyo kintu niko wakibonye cyangwa bera ijisho abantu batari hano muri kino gitaramo cyangwa se bari kutwumva? Ukurikije uko amakorari yavuzwe nuko twayabonye kuri uyu munsi, abantu twaje dufite ubwoba twumva ko ushobora kuba indirimbo imwe ebyiri, ariko ukurikije ukuntu indirimbo zari zipanze byari bimeze neza. Ubwinshi bwazo zagejeje kuri indirimbo eshatu, ariko ntitwabitindagaho kuko twabaga dufite amatsiko yo kureba n'izindi babikora neza. Kandi mu by'ukuri ukurikije ukuntu igihe cyanganaga n'indirimbo zanyuzeho ntako batagize pe, babikoze neza cyane. Hari amakorari y'ubukombe, twavuga Light Family, twavuga abahamya ba Yesu, twavuga babwire Yesu, twavuga abatwara mucyo n'andi makorari. Wari ubikomoje uti bongeye kutwibutsa ibintu bya kera. Ubona ari iki gikeneye kugira ngo ubumwe bw'abaririmbyi haba bubu n'abakera bukomeze bujye mbere nk'ubu twabonye muri kino gitaramo? Burya uburyo nabibonyemo, ukurikije uburyo abakurikiye Yesu batumiye, bigaragara ko bakoze mu mpande zose mu makorari. Igikenewe rero mu makorari n'ubundi natwe fatiye kuri aya makorari dusa nkaho tubona ko amaze kuzamuka mu miririmbire, igikenewe kongera ubushyuhe mu makorari ni uko bakwiye gukora ibitaramo ariko batafite amakorari amwe bakorana nayo. Bakora ku makorari yose atandukanye, kuko n'ubundi twese icyo turirimba ni kimwe, turirimbira Imana. Nicyo kintu mbona cyari gikenewemo, ni uko bashaka uburyo bwose n'aya makorari yo hirya yadusa nkaho tumaze igihe tutabona bayazana mu rwego rwo kugira ngo twibukiranye inshingano yacu twese ko duhuriye muri gahunda imwe yo kuramya Imana. Ku kintu cyitwa igihe ubona ko gisa nko kikiri ingorabahizi mu mitegurire y'ibitaramo, ubona ikintu kizakemuka gute? Icyambere bigomba kuba amakorari agomba kuba intangiriro ya byose. Igihe korari yapangiye gahunda y'igitaramo niba bavuze saa 7 bagatangira saa 7, ariko ingorane zibaho
bavuga saa 7 bagera ahangaha babura bizera bagahita bagira saa 9. yego Ariko baramutse bavuze ngo saa 7 yaba ari 2 cyangwa 3 bagatangira igitaramo, na babandi babizera bakereza bavuga ngo buriya turabizi igitaramo kiratangira, bashobora kuvuga ngo buryo bya bintu nta mikino birimo. Igihe ni igihe, bakavuga tubushize igitaramo cyarabaye turarangara amakuru araducika, ariko none uyu munsi turagendera kugiye ko twabonye ko igihe cyamaze kuba seriye. Ariko kubera ko natwe amakuru arege tubikora, ari ugasanga tubikoze tutiyizeye twabura abantu tugahindura igihe, bituma n'ubundi bizaguma gutya. Ariko nibagira ku gihe isaha bemeje iyo ngiyo n'abizera bazubahiriza igihe. Dani, rero turabasuje cyane kandi namwe Imana ikomeze bakuze rwose mujye mbere, umugisha kuri mwebwe. Hari icyo wabwira abantu? Icyo nabwira abantu ni uko kuririmba ntibirangira, duhora twiga, babwira amakorari cyane. Ahantu habaye igitaramo bakwiye kwitabira cyane, baje no kumenya ibibera ahandi. Ikindi kandi ahantu havugirwa ibintu by'Imana abantu ntibakwiye kubikereza. Nicyo navuga. Abantu bose muri rusange icyo nababwira cyo ni uko ahantu hari igitaramo nivuga ubutumwa rikomeye cyane, nararika abantu bose bazajya bitabira ibitaramo, kuko ahantu hari igitaramo byanze bikunze umuntu havuye hari n'ukuntu ataha ameze. Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka tuganire n'uyu mumama gatoya wo muri